Nshuti bakunzi ba Kwihangana TV, turabasuhuje kandi tubifuriza kumererwa neza aho muherereye hose. Murakaza neza muri iki kiganiro cyacu. Uwabateguriye iki kiganiro ni Kwihangana TV, nawe nge mwumva kuri mikoro ni Butumwa Timote ugiye kukibagezaho. Ba hafi ntujye kure y'indangururamajwi yawe, naho mukanya. Mbere ya byose turashima Imana kuko ikomeje kuturindira mu buntu bwayo, kandi turashimira namwe mwese mudukurikirana mukaba mukurikirana ibiganiro tubagezaho. Uyu munsi Kwihangana TV yabateguriye igice cya mbere. Icyo gice cya mbere turagisanga mu itangiriro ibice 6. Umutwe uragira uti abantu bahinduka babi cyane. Mu gihe abana b'abantu bagwiraga mu isi, babyaye abana b'abakobwa beza. Nuko abana b'Imana bababonye ukuntu abo bana b'abakobwa ari beza, barongoramo abo batoranyije, babyarana nabo abana arizo ntwari za kera z'ibirangirire, twakwita amajeya. Uwiteka aravuga ati, umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose. Nuko iminsi yabo yo kubaho ku isi izaba 120. Muri iyo minsi abantu bari batangiye guhinduka, batangira gukora ibyangwa n'Uwiteka. Maze Uwiteka aritegereza, yicuza impamvu yaremye abantu mu isi. Nuko bimutera agahinda mu mutima. Amen. Umuti abona ari uko yarimbura isi ikavaho burundu. Reka dufatanye gusoma ijambo ry'Imana muri icyo gice cya 6 cy'itangiriro. Turasoma umurongo wa 7. Reka dusome mu izina rya Yesu. Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye batsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Amen. Ahangaha rero Imana yatangiye umugambi wo gutsemba abantu ku isi ndetse n'ibyaremwe byose. Ariko ku isi hariho umukiranutsi umwe witwaga Nowa. Tuzamwigaho ubutaha mu gice cya 2. Uwiteka akomeza dusobanurire. Ngaho rero mukomeze musigarane amahoro y'Imana. Uwiteka abane natwe twese. Amen.